Ni nyuma y'imyaka igera kuri 17 adakandagira mu Rwanda, ndetse ni mu gihe abantu benshi cyane bavugaga yuko bamukumbuye. N'umuramyi Richard Nick Ngendahayo, umwe mu bagabo ngira ngo abenshi murabizi cyane mu muziki wa gospel, ari mu batangiye ndetse ari mu bagiye bakora byinshi kugira ngo umuziki wa gospel ugende ukundwa n'abantu benshi cyane. Ahangaha rero nubwo yarakigera ku kibuga cy'indege i Kanombe, ndetse yaje kwakirwa namwe bakoranye umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana, harimo abahanzi benshi bagiye batandukanye nk'umuhanzi Gaby Irene Kamanzi ndetse n'abandi benshi cyane. Ahangaha rero umuhanzi Ngendahayo yagiye avuga ati maze imyaka myinshi cyane hanze y'u Rwanda, ndetse ikintu cya mbere nari nkumbuye u Rwanda, nari nkumbuye abanyarwanda by'umwihariko. Ati ikindi kintu gikomeye cyane, iyo ugeze hano i Kigali utangira kumva uruhutse, utangira kumva amahoro, utangira kumva umutekano, ndetse utangira kumva odeahi ya Kigali. Ati ibyo ngibyo nari mbikumbuye cyane. Ngira ngo umuhanzi Gaby Irene Kamanzi yagiye atangariza itangazamakuru ati nubwo bwose mumbona naragiye nkora umuziki ndetse abantu benshi bakankunda muri za worship team, atari ko buriya umugabo Richard Nick ati ari mu bantu bafashije cyane. Ati kuko iyo ataza kuza kuba we ntago mwari kumenya. Ndetse se wenyine wagiye bitangaza, turi ko no minsi ishize byagiye bitangazwa yuko yagiye afasha abahanzi benshi cyane, harimo Aline Gahongayire ndetse n'abandi bahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza. Uyu mugabo ngira ngo yagiye akora ibitaramo bikomeye cyane ubu ngubu, ndetse no muri Amerika aho yaratuye cyangwa se aho amaze iminsi aba, abenshi bakavuga bati rwose yarakumbuye cyane. Ngira ngo indirimbo za gospel cyangwa se umuziki wa gospel muri rusange, abenshi kera ugitangira bavuga yuko bawukoraga abigoye, dore yuko nta mafaranga yo kujya muri studio wabaga wabona, kuko baraguhamagaraga ngo uze kuririmba mu giterane. Abandi bakavuga ngo wenda twakoze concert runaka ku rusengero, ngwino turirimbire, nawe ukagenda ugacuranga ukaririmba, nyamara ugatahana n'amafaranga igiceri cy'atanu baguhaye. Ariko ubu ngubu umuziki wa gospel wamaje gutera imbere, kuko ubu ngubu umuziki wa gospel nta hantu ushobora kuba wawutanyiriza n'umuziki wa secular, kuko ubu ngubu umuhanzi wa gospel ategura igitaramo ndetse agakorera amwe mu mafaranga menshi, rimwe na rimwe ngira ngo ashobora no kuba yaruta ayo muhanzi uririmba indirimbo z'isi, kuko ngira ngo abenshi mukunda kubyita. Ngira ngo urugero rwiza ni umuhanzi Israel Mbonyi, kuko uyu mugabo nkuko mubizi yagiye akora ibitaramo hanze y'u Rwanda. Ahangaha twavuga mu gihugu cya Uganda ndetse na Kenya, by'umwihariko Tanzania n'ahandi, aho yageraga yashoboraga kuba yakora concert ndetse ikazamo abantu bagakubita bakuzura, ndetse abo bantu bazaga ugasanga nta muhanzi uririmba indirimbo z'isi ushobora kuba yakora concert ngo baze. Siwe gusa kandi harimo n'abandi bahanzi benshi cyane ubu ngubu, cyangwa se ubu tuvugana umuziki wa gospel ukaba umaze gutera imbere ku rwego buri muntu wese yagenda atanga ubuhamya. Ndetse si hano mu Rwanda gusa, urebye no muri East Africa by'umwihariko Tanzania, Uganda ndetse na Kenya n'u Burundi, umuziki wa gospel wamaje guhabwa ijambo. Turi ko abahanzi ba gospel ubu rwose bayoboye kandi bavuga rikijyana. Iyi ngiyi ni tubicano yacu kandi yanyu yitwa Taratibu Wadi, ni mu gace twita Taratibu Update, aho tukugezaho amakuru abagiye acicikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zitwa Taratibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook zitwa Taratibu TV. Njyewe nitwa Eni Yusufu, duhure muri comment.